Tour du Rwanda 2026 akaba ari amarushanwa nyine ahuriza hamwe amakipe by'umwihariko y'ibihugu mu magare. Ikaba ari irushanwa ryabaye nyine muri uyu mwaka ryongeye kugaruka mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2026. Rikaba ryari irushanwa rikomeza kuva Rukomo Rwamagana ahabereye impanuka idasanzwe by'umwihariko imodoka ishinzwe gutwara amagare no kugenda ihereza abakoze impanuka. Akaba ari nyine imodoka twakita ko ishinzwe nyine kugenda ireba abakoze impanuka ikabahereza n'amagare ku bashoboye kongera gukomeza irushanwa. Ni imodoka rero nyine ubona ifite idarapo ry'u Rwanda. Bivugwa ko iyi modoka nayo ubwayo yakoze impanuka y'akataraboneka ikaza gukomeretsa benshi, abandi bakasiga ubuzima. Abari mu magare ni amakuru atarashyirwa hanze by'umwihariko n'itangazamakuru by'umwihariko ryo mu Rwanda rikaba ritarashyira hanze by'umwihariko, cyane ko ngo biba bitanoroshye cyangwa se biba bidashoboka ko watangaza amakuru mu gihe utarabona ibimenyetso. Abari hafi ahangaha kabisa mu karere ka Rwamagana bakomeje kuvuga byibuze ko abaguye muri iyi mpanuka ari abantu benshi cyane, kubera ko ngo n'abari bari ku muhanda bari gukurikirana amarushanwa bashobora kuba basize ubuzima, nk'uko amashusho yakomeje kugenda abyerekana, cyane ko udashobora kwerekana amashusho biba bitemewe. Bashobora kuguhereza strip cyangwa se bakakuripotinga, cyane ko biba ari ibintu nyine bitemewe kuba wapfa gushyira hanze amashusho, cyane ko uba utabifitiye uburenganzira. Bimwe rero mu bikomeza kugenda bivuga by'umwihariko muri aya marushanwa y'amagare, naho benshi bakomeje kugenda batangaza bavuga yuko nyine ibintu byabaye ngo ni icyasha cyangwa se ni ibyago by'umwihariko ku magare. Ni amagare rero amaze kuba nyine kuri ubu ngubu akaba yari stage ya mbere yaramaze kurangira, babikurikiranye mwagiye mubireba. Stage ya mbere yararangiye, yari stage ya kabiri iva Rukomo yerekeza Rwamagana. Iyi modoka rero ikaba yaje nyine gukora impanuka. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza ese impanuka yabaye gute, yatewe n'iki? Ni imihanda nyine by'umwihariko abantu bazwi mu gace k'Irwamagana cyangwa se mu karere ka Rwamagana, ni umwe mu mihanda myiza umuntu yavuga ko u Rwanda rufite, usa nkaho ari umuhanda urambuye ugendetse, udakunze kugaragaramo wenda ya mihanda isa nkaho idakoze neza cyangwa se idakoretse wenda isa nkaho ihanamye. Abantu benshi rero byakomeje kugenda bibatungura ati niba impanuka nk'iyi ishobora kubaho ku modoka, kandi imodoka nziza ikoze igateza iki kibazo, ese umunsi wenda bazafata urugendo rwa Kigali Karongi, cyane ko Kigali Karongi ni umwe mu mihanda ikoze nabi cyane, atari uko wenda ngo yubatse nabi, ahubwo bigendeye wenda n'imiterere y'aka karere cyangwa se y'uyu muhanda uko uteye, uburyo ahamanuka azamuka acuramye. Bibaza ati ese nimba bimeze uku nguku nibagera muri iyo mihanda bizaba byifashe bite? Abakunzi b'amagare, abakomeza gukurikiranira hafi amagare bakomeje kwibaza ikintu kiza gukurikira. Abandi bakavuga ati Perezida Paul Kagame we mu mafoto yatambutse yari muri car free zone yakomeje kwishimirwa n'abaturage, nta kintu yigeze wenda atangaza by'umwihariko kuri iyi mpanuka, cyane ko nawe ubwe impanuka bivuga ko yabaye nyine kuri iki gicamunsi. Ni ibintu nyine bikomeje kugenda bivugwa by'umwihariko mu bitangazamakuru byinshi bitandukanye, ariko uretse ko wenda nahoze mbona nka televiziyo y'igihugu cyangwa se radiyo y'igihugu itaragira icyo ibitangazaho. Perezida Paul Kagame bikomeje kuvuga ko nawe yakomeje nyine kwishimirwa kuri car free zone, aho yari ari muri siporo ni ku cyumweru ku munsi w'ejo hashize. Abandi bakavuga ati nyine ni impanuka yabaye kuri uyu munsi, byo nyine nta kintu wabihinduraho. Ubwo dutegereje kumenya ngo ese ni bangahe bakomeretse muri iyi mpanuka, ni bangahe bapfiriye muri iyi mpanuka, cyane ko nyine itangazamakuru nicyo ribereyeho. Ubwo uko tuza kugenda tumenya amakuru yihishe inyuma y'iyi mpanuka, turaza kuza gukomeza tugenda tubibamenyesha. Ngayo nguko nyine ni amagare ku nshuro, ntekereza ko ni inshuro ya gatandatu niba ntibeshye yongeye kugaruka mu Rwanda. Nyine tukaba turi mu mwaka wa 2026. Ese ino etape iraza gutwarwa n'umunyarwanda? Ese mayo jaune izatwarwa n'umunyarwanda? Ni ibintu bidasanzwe by'umwihariko twagiye tubona Bandeshime Valens batwara stage, bagatwara na etape cyangwa se mayo jaune y'irushanwa, bagahabwa akayabo k'amadolari. Ese nyine umunyarwanda uza kuza kuryukana cyangwa dukomeze tubitege amaso?
niba utarakora subscribe kuri Dore Entertainment nakubwira ngo kora subscribe ukomeze kudufasha kuzamura uyu muyoboro. Ikaba ari channel igomba yashyizweho by'umwihariko ya entertainment. Nyaboneka kora subscribe kugira ngo dukomeze kubana.